mpano we, ya mpano we, ibyo wakoze birakugarutse, ni nyuma yaho ugiye kuri shosho za mediya ukatwereka igikoresho cyawe kimwe kiba gicuramye, naho abandi bakavuga ngo ufite akabuno k'umukara. Yesu we mana we, ya mpano ibintu wakoze birakugarutse, ya mpano we, ya mpano we, ibintu wakoze birakugarutse, ni naho bamwe bari kuvuga ngo ufite akabuno k'umukara, ngiye ugacugushe ngo uri musunika, bagira ngo ni umwijima utaha ijoro. Ya mpano we, ya mpano we, ufite akabuno k'umukara cyane, ufite igikoresho ngo kigondoye nka najoro, kandi ikindi ngo ni agasumari ngo uragashinga kakagera muri 15 bakavugiriza ubuhuha, uwo kari kwinjiramo kakamunihisha cyane. Ya mpano we, ya mpano we, birakugarutse ibyo wakoze byose, kwerekana ubwambure bwawe, ngurimo ngurakinanga amaporono nuko urakoze utwishe mu mutwe nk'urubyiruko, urimo uratwigisha ibintu bibi cyane, ni nayo mpamvu bagomba kuguhiga bakagufata. Ya mpano we, ya mpano we, ibyo wakoze byose birakugarutse, ako kabuno kawe k'umukara kaduteye umwaka gatumye mbwirirwa uyu munsi. Ya mpano we, ya mpano we, barakugambaniye ngo werekanye akabuno kawe gasize kuri shosho mediya, akabuno k'umukara gateye umwijima wagira ngo nijoro riraguye. Ya mani yari masunika ikizingerezi cy'ikiyobe gisa nk'ikizungu, ukabona akabuno k'umukara cyane kagutera umwaku, gatumye ndabwirirwa uyu munsi wose, gatumye ndi muconja cyane. Ya manu undushije umushiha cyane, werekanya akabuno kawe, twajyaga tukubona kuri za ndirimbo zawe, urasa inzobe kumbe witera za mekapu na mukorogo, kugira ngo ube usa neza cyane kandi uragakara. Yesu we, ya mpano, ya mpano we, ufite akabuno k'umukara, ufite akabuno k'umukara, ufite akabuno k'umukara. Yesu we, birakugarutse ibyo wakoze byose, ni nyuma yaho ukubise ukizunguza ukazunguruka ikizengereze, ukagitera umunsi wagenda ukagihenesha, none dore kiguteye umwaku bagushyize ku karubanda. Ufite agakoresho kangana nk'umusumari wa 15.